Hello friend, aka kanya noneho ngarutse nje kubasetsa kabisa, mba ngira ngo muticwa n'irungu hano ku Mihanda TV, icyo nkutse ni subscribe and share, ugashyiraho na comment, ukagenda utubwira uburyo ibiganiro byacu wabibonye kabisa. Uyu rero ni umuviye kabisa usetse cyane, bitangaje cyane, nawe murebe wisekere cyane rwose. Limão! Limão, menino, limão! Tá azedo? Azedo demais! Com fome com limão! Mas dá sério! Vai dar gastura. Menino! Aff, mano. Garganta. Tá-se bom! Eita, quem é bom no limão? Ave Maria! É muito azedo? Tamo foi! Ave Maria! Tá vendo o SAMU? A pressão, tá? Fez mal. Delegacia! Uyu nguyu nawe arazwi ni ikimenya bose kabisa, nawe rwose n'uwa wundi kabisa arasetsa cyane bikomeye, nawe Kanyombya. Ngomeza bite? Sawa Kanyoko. Kawate. Kawate. I lose. You know me? I lose the You know me? I lose the sentence the speaking the French Motherfucker. Sister fuck. Brother fuck. Friend fuck. Aunt fuck. Uncle fuck. Shangazi fuck. Nyogokuru fuck. icyo nkubwiye ni subscribe, share and comment ku Mihanda TV show. Kiramani nyuma yo gufasha Nyagahene akagaruka ibumuntu aho yamerewe nabi kubera ubukene, birimo kuvuga ko Kiramani agiye kujya gutura muri Amerika. Uyu mugabo usigaye ufite amafaranga menshi cyane kabisa, arimo gupanga kujya gutura muri Amerika. Dore Kiramani ubwo yakiraga Nyagahene ngo amufashe guhindura ubuzima. Nawe rero uko byari bimeze. Niyo mpamvu ubonye ndi kurira kuri kamera, kandi kuri njye ntabwo bisanzwe. Ikindi cya kabiri, hari abantu njye bashobora kumfasha. Wabonye ko n'inkweto nambaye. Inkweto ntazo. Nambaye ibirenge. Yego, n'inkweto ntazo. Kandi uri umusitari, ipantaro yaracitse, nabyo tubyongere. Birebe. Singiye. Ni ipantaro ufite yonyine? Iyi ngiyi yonyine, niyo yonyine. Ni ipantaro ugira yonyine? Birakonyine. Gutyo. N'agasengeri karimo. N'akabox. Bindi. Nta yindi myenda ugira? Ndakubeshyera iki? Ntashi n'amaguru, nambaye ibirenge, n'ipantaro imwe, n'umupira umwe, aho ngize amahirwe mpura nawe. Wowe kabyarawe. Yego. Umfashe, ongeze ku bantu banyumva, nabo bamfashe. Abanyarwanda baguhamagara haba? Ntayo mfite. Nta telefone ufite? Waba ufite telefone ukabura inkweto cyangwa ipantaro? Icyo nkutse ni subscribe, ibindi ukabimbaza kabisa, tukagenda tugendana neza cyane. Ibingi ubona ni bamenya n'undi mukinnyi wa filime kabisa, aho KNC ari kwamamaza match ya Tagena Rayon Sport. Bamenya suko batereta, amenya umukobwa bita Keza Treski amukujeho. Toka wewe, toka yamusohokanye. Gasogi meze asogira akaze pe. Gasogi ntidukina match ni yacu tariki 21 ejo gusaga Dutsinda Rayon Sport. Dutsinda reka tujye tuganira ibintu tuvugisha ukuri. Hari ijambo ibintu by'ijambo ry'Imana Bibiri urabizi? Ngiye ntabwo nsoma Bibiliya cyane. Okay, reka jye mbikubwira nk'umuntu ubikora. Mu gutegeka kwa kabiri. Igice cya 34 umurongo wa 54 Imana yabwiye Mose na Aroni ngo igihugu cy'isezerano Kanani uzaharebesha amaso, ariko gukandagira ntabwo bikunda. Ibyo ni ibintu nakubwira ko ni ibyifuzo, ariko bimeze nk'ibya wa mukecuru wo mu gice cy'ingunguru. Wenda Bibiliya nibikugoye, igitabo cy'ikinyarwanda cyo muri primaire cyurakiza. Ibyo
Izi ngizi rero nizo ni couple ziri kuryoshya mu mujyi wa Kigali kabisa, zimeze neza cyane. Nyambo na Titi ndetse hamwe n'umukinnyi wa sinema ariwe Patrick Rusine n'umugore we. Uzabona ko wari ufite ababyeyi bagukunda, uzaba intwari nkuko twakwise, uzaba umugabo, uzatera imbere, uzarenga aho twageze, uzakunda umuryango wawe, yaba ari uwa mama wawe ndetse n'uwanjye, nawe uzagira umuryango, uzabifura, uzakunda igihugu cyawe, uzahemuke, uzatera imbere, ibyiza byose bibaho ku isi turabikwifurije njye na mama wawe. Uri intwari ikomeye, uri intwari ikomeye, uri imfura yacu, kandi ndagusezeranya ko utazicwa n'irungu, tuzakujyana na barumuna bawe. Wowe nta kindi nkubwira ni subscribe, share and comment ugakomeza, turabakunda cyane cyane.